Darlene ati Derek ni umugome ansenyeye urugo. Mbaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba uri mushya kanda subscribe, ufungure inzogera, usharinga no ku nshuti zawe. Iyi ni channel yacu rero ya kabiri tunyuzaho ubusesenguzi, tukarebera hamwe uko episode twasoje yagenze, tukareba niba yaragenze nabi cyangwa yaragenze neza, mbese nyine tukanyuramo muri iyo episode twasoje. Ubwo rero duheruka kureba filime yarangiye cyangwa episode twasoreje kuri 65, tugiye kurebera hamwe uko yarangiye. Twasize uwitwa Darlene avumbuye ukuri kose, avumbuye ko Derek ari we waba warakoze bira byose byamubayeho, ari byo gufata Jovia akaba yamutega umugabo we, byose yarabivumbuye. Ahita yiyemeza kujya kureba Derek. Ageze rero ahambwa ukundi kuri k'umukozi wo mu rugo kwa Derek, aramubwira ati njyewe naramureze Derek, naramukujije, namureze kuva muri primaire kugeza muri secondaire. Derek ni umuntu mubi watojwe na papa we, amutoza kwizirika ku bintu mpaka abigezeho, ahubwo uburira umugabo wawe atazamwica. Ibyo mwese mwarabibonye. Ese kuko mubona Derek yageraho yica umuntu kubera urukundo? Mutubwire muri comment uko mubitekereza. Ariko rero twasize na Derek yemeranyijwe na Jovia ko bagiye guhurira ahantu. Jovia akamuhereza ari amafoto, ubundi bakayasiba bakongera bagatangira bundi bushya. Ariko tubona Derek arimo arasa nkaho abwira Jovia ati ndagukunda, ndakwemera cyane. Ariko abantu bakavuga ati buriya ni amaco y'inda nyine, nagira ngo ari amafoto bayasibe. Ariko twabonye ko agezeyo ibyamubayeho namwe mwese mwarabibonye. Haje umuntu tutazi uwo ari we, aramufata aramuniga. Ese Derek yaba yarapfuye? Ni ikibazo turi kwibaza. Mutubwire muri comment, ese mubona Derek ni iki kiraza gukurikiraho nyuma yaho nawe amafoto ye bayashyize hanze? Rugero nawe ati mpereze ayo mafoto ubundi twongere dutangire bundi bushya. Ese Rugero we mumutekereza iki? Reba Rugero ibyo atangiye gukora. Umuntu yaramuhemukiye, yaraje aramwinjirira, bamumutumaho, ariko aravuga ati Jovia, nubwo bakuntumyeho, nubwo waje ukansenyera urugo, ariko buriya ntabwo warushenye, nta kintu wagereje habe namba, ahubwo wampaye ibyishimo ntigeze mbona kuva nabaho. Abantu bahita batekereza bati se buriya Rugero we ntabwo yitaye kuri Darlene, ntabwo yitaye ku bana be. Rugero arimo aratekereza iki buriya? Abantu bagahita bongera bakibaza bati ese buriya Rugero we yaba arimo arapanga iki? Twabonye nyine ibintu yakoreye Derek, yamwoherejeho abantu baramufata. Ese baba bamujyanye hehe? Ni muri episode ya 56 tuzareba uko bizaba bimeze. Ariko se Darlene we ko yamenye ibyabara bose, arahitamo nde? Arajya kuri nde? Arajya kuri Derek? Arajya kuri Rugero? Ariko bamwe mu bakunzi bacu mwatubwiye muti Rugero byaba byiza, nako Darlene byaba byiza aramutse agiye akumvikana na Rugero, kuko yaramajije kumenya ko Rugero bamufatiranye mu mbaraga nkeze yari afite, bakamushuka bikarangira nyine bamushyize hanze. Ngira ngo namwe mwarabibonye ko yabivumbuye ko byagenze byose Rugero bamushyize hanze, atari we wabigizemo uruhare. Ariko nanone tukongera tukibaza tuti Rugero ko yavuze ko uriya Jovia nta kibazo yigeze amubonaho, ahubwo ngo yamuhaye ibyishimo biruta ibyo Darlene yaba yaramuhaye. Naramuka ashatse kongera kwegera Rugero ngo bongere biyunge, bizagenda bite ko Rugero twabonye nawe afite ukundi kuntu yiyumvamo Jovia? Mutubwire muri comment ukuntu mubitekerezaho, ubundi dukomeze turebere hamwe uko bizagenda muri episode ya 56.
Njyewe mwumvaga rero nitwa Eric, nk'ibisanzwe ninjye ubagezaho iki cyegeranyo cyangwa ubu busesenguzi. Niba uri mushya ndagusabye gumana natwe, ubundi dukomeze turebe iyi filime igeze ahantu haryoshye, namwe murabibona. Bye.